Sibyo Amag. Kambucha. Hari ikiyoga cyitwa kambucha. Yakoze Amag. Bulldog agukubita. Yaragufatiranye wasinze cyangwa wari muzima nyine akagukubita unyiri muzima. Ni nkuko nagufatira aho ngaho nkahita mumenetse kwanga. So nukuvuga ngo wari muzima. Vuga ngo B1 Jane sha. Yagukubise uri muzima. Amajaja nyibutsa rwa rushyi yagukubise. Urureze. Kinagitimbuye se. Ahubwo mama wanje yarampamagaye arambwira ngo uriya muntu wantutse. Ariko mani Jay Squeeze wowe umbabarira. Ndi kuri TikTok hamwe na Amag, ndi kuri TikTok. Umva senye nimero ya nuza ni hati. Yorezo n'umusinzi. Uri kumva? Uri kumva Amag? Nk'uyu muntu ari umuntu wanditse. Abantu benshi bamaze kumbwira ngo wantimbuye urushyi. Umunsi twakoranye ikiganiro ivyo bita uzaze wajunditse amazi make. Ariko se ari nge nawe ufite ibitama ninde bora. Ngewe ndacyari muzima ntago umuntu anturuka inyuma akajya ngo ndi guseka. Wowe rwose ubujyana igitwenge cyakwishe. Amatwi yawe ko nayabona bro. Ndi kukubwira ngo wowe ugira ngo hindukira. Ubwo nawe waseka abantu badafite amatwi ra. Hindukira gato. Nga sugeze suri kuyabona. Ururi kumbwa ruri kumuhigi bro. Dere bani wera nakavuguto. Hari abantu bari comment. Umva. Yo. Ngo mumbabarire mumbwire ngo habyara niki. Umubwire nye. Umubwire. Bande bamubwiye babizi ko ari wowe ukunda kubikoresha. Hagana he. Ndabizi se ko urumva umuntu wanditse ibyo bintu abafite ibyo agendereye udakoresheje ubwenge nyine usanga utakaye. Nta bwenge mfite. Ndabeshya Patrick. Cyane. Abo ni abafana ba Paxson. Nta kintu bahinduraho mani. Bamufanye ariko banatubwira indirimbo ze. Aravuze ngo nibamubabarire bamubwire umukobwa niba n'umukobwa sinzi niba ari umukobwa cyangwa se niba ari umugabo ngo mumusobanurire. Ese ko ibyo bintu atari slang wa muntu we kuki wumva ko abandi bantu babigusobanura we ntiwabyibwira? Ahubwo se ubwo ibyo bintu ni ibiki? Ngakeneye kubyumva. Amagi ubusobanuro bwabyo. Uvuze? Ufite ubusobanuro bwabyo ko ngo umuntu akeneye kubyumva? Ntabwo ndi umusobanuzi bazabibaze ba Rocky na ba Junaid. Ndi umusobanuzi. Ikintu kimwe cyo nakubwira uri kumva Amagi? Yo. Ikintu kimwe cyo nakubwira nk'inama nakugira umuntu bita Paxson. Umuntu bita Paxson ntabwo ari umuntu mwabifinga nta n'umuntu mwagira na beef pe.
uri kumva oya njyewe ariko n'ubundi ntabwo nagira na ifokasingire na business zawe uri kumva biriya navuga Paxson nkeka ko ari nk'aba-YouTuber bamusaza kugira ngo bibonere amafaranga na titre nziza ariko umuvandimwe hari igihe nawe batazi ibyo yavuze ibyo ndimo navuga kugira ngo uriko urabyumva narangije kubyumva urumva kenshi na kenshi iyo wiviriye mu irigara umeze neza wuzuye hari igihe utamenya ngo oya gezaho aho ngaho jye mba ndimo ntangiye kuvuga rero nk'umuhungu w'igikondo uko nabona kuberereka umuhungu wo mu kajagari nawe aba yumvishe nabona kuberereka ndavuga nti no ibi niko ntago ari byo abantu b'i Burundi barambaza ngo nzozi Burundi ryari nzazi Burundi perezida w'u Burundi atakiri perezida nibwo nzaza rwose mwigisha visi Rubingo mumeze mute bamwita Gabiro arimo aradukurikira guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko Gabiro uhita ugaragaza ubugabo bwawe aho ngaho urekura ibintu by'ibigifite binini cyane kwaje nkeneye kureba intare rwose akara tudakomeza umuntu uri buza abaza ubugoryi niko mukuraye meze bite Jessica wa mipango salama ubu ngubu umwanya twawuhari Ama-G The Black so niwe tugomba kubaza ibibazo byose aho ngaho ni star cyane Ama-G reka tuze tumubaza utubazo tumwe na tumwe tumwibaza ari tayari gusubiza aha Ama-G umeze bite umusa yo ntaribi kofe umeze neza kabisa oya nta kibazo aha niyo kibazo cya mbere nari nifitiye kuri Ama-G ni iki ngiki yego nta gihe ujya wicuza umwanya wataye usubiza rubanda bimeze bite mwana umuntu yamvogereye mu buzima bwanjye bro mbese aba bose ko ari abajama banjye ari Paxson ko bizi ko ari umuhungu wanjye na The Black ko ari uko ariko nimba ari n'umuhungu wawe ntago bikuyeho ko namuhereza ibyo ntibinamuha uburenganzira bwo kukuvogera episode neza ugiye kuzitanga urakamvogera mu muziki numvogere mu nkoko bro never Ama-G The Black gogo umusa oya ugomba kwiyunga n'umusaza Park wenda ikibazo gikemura ariko ibyo ma episode nyine ugomba nta kibazo gihari ikibazo ni ukumbira ibintu yanshyira mu kinini ndafite nimero ze 07 no ndazifite mushyira mu kinini nzishyiramo hari umuntu ugiye mushyire mu kinini mushyire mu kinini umusa uriya muniga uriya muniga iyo aje niziye nawe cyangwa nibeshe oya ntago arizo wazabonye nizo iyo karindwi ntayiriho iyi ya nyuma Jeskizo muhoza wari kohereza hatariho The Black we
ni Hakizimana. Yo. Man, wewe umusaza umureke wikora ama episode wewe kuri bari ngo ni B1 B1 Gen ubundi wewe wikora ama episode nawe Yego kuryo ese muri abantu b'abasaza nta mpamvu kuki mushaka ko umuntu agupyinagaza bro nituvuge nago zuzu uravuga ngo aravuga ngo ugusuye ntumwishyure arabura zero umuho zero imbere ushizeho zero bahita bakumanura kandi ngiye hasi zeru karindwi okay ni 0788 biranoroshye cyane mushyire kuri momo y'umusaza bita Amaji the Black Norris Hombo Clatinade mite njyana abana ku ishuri ngura ibiryo by'inkoko niko bimeze n'abapampe man Tibi yes just kiss uri umuntu w'umugabo nawe ushaka ibintu by'ibifuka nka bingahe by'ibiryo by'inkoko ushyirira aho ngaho abana umusaza tuba tubiziranye yo mane mba nakanze akanyenyeri kera arabizi wabikoze wabyumvise Tibi Amaji ntago ajya abeshya The Black ngiye guhitamo umusama kakanya hano se kandi telefone Amaji ntaheza Amaji ntaheza abahungu nta kintu ndiho ibyo bibaho Tibi yes just kiss gerageza muhungu ntiyaguhereje gerageza uvuga ngo amugurire umukandara se yaguriye nde wakahambirwa Amaji Amaji ngendeye kuri uwo muginga ugenda uguharabika n'izo nkoko zawe ubundi waravuga ngo ukunereye ku mugozi uhambira ukunyariye ku mugozi uhambiriza ngo uzamunere ku ngata yikoreza uwo mugani nawe ukunze ngo iki ukunyariye ku migozi uhambiriza uzamunere ku ngata yikoreza ukunereye ku migozi uhambiriza uzamunere ku ngata oya ukunyariye ku migozi uhambiriza uzamunere ku ngata yikoreza aho ngaho ni sawa ukunyariye ku migozi uhambiriza uzamunere ku ngata yikoreza aho sawa tunaendani wow ubwo mugani nkaba nawe utwaye kare cyane wavuye kwa ibyo nibyo nimo nakorera witwa Kita umva yanyariye ku migozi nahambirizaga nawe kumunera ku umumonanya ku ngata bro ndi kuyabona yashotse mu maso kwa Kita muri bya byanwa asa nk'agasaza abashana manenga ngo nabaherukana twamenye ko ngoma muri mu kazi shabyihorera shaje ibyo byihorera uko nuko bazajya bazi ibintu byose bakabyita pranka ariko hari abarimo barabivunikiramo yasha twabimenye shakaza ko kari kugenda neza umusaza Jessica abafite ukuntu yikorera akazi cyewe akasha buri wese agira uko ayobora urugo rwe mwana ugenda niko umusaza bari mu kazi mana Jessica bari mu kazi kose mana ushobora gusanga Kita ari inshuti ya mbere afite hano muri iyi industry hano ari inshuti ya mbere ndabeshye The Black njyewe ntabwo njya amenya ibintu bitari byo mu nkoko ngo hari abakobwa batangiye kujya bifotoza Ibi wamaze gushyiraho ndashyiraho gute mwana ko momo yanjye utagikora wayampaye kuri
zere yangira ko Ishirira muhoza kuri zera ya muhero. Zere se ngengera zere man, ntago ngira zere. Zere ni ibiki? Cash App. zere ni wiki cyo mugeke. Thank you Kevin. Staff muri kumbwira ntago nzizi man, nzi mobile money. Kandi ntikora. Kandi mobile money yanjye abantu ikora ariko umusaza ari hafi yanjye namugeraho ntari adiga nuko ari kunyakana n'inshuti yanjye bana nabizi. Ngo ni The Braga imbere ya Jeskizo ugiye kunyakana ko izo ni scam man. Ngo nago ngo harya ngo ni ikintu ngo utagira ngo ni zela bamwita Pazo bimeze Wow, salamu mukire. ambakanda umukire kandi Patrick Munyarubingo Kizimana. wowe meze neza Barimo bararunda kuri momo. wawe erega umenye ko kuwa mbere ari ishuri. Wa mbere ngo ni iciki. Ni iciki kabisa kandi ntago abana biga mu bintu bitari Muhoza yagushyiriyeho. Muhoza ntarabikora. Simbuke papa. Hakuna mgeni na ufasha na mgeni kuna na bifasha. Niba ari muri Amerika na Amerika sikiliza yale cyangwa kasha hapo mitemo werelezo. Bari kuvuga wowe ku giti cyawe. No, hana hari umuntu ushaka ngo mufashe. What are you talking about? Karimi. The Black we. yewe Muhoza yashyizeho se cyane ubukangurambaga. Umuntu nzi urabikora neza bijanye. hano ngo hari umuntu ngo wamugurira umukandara yagiye gushaka ikirere. Ntago ndi bubikore ndashaka gutera inkunga Amagi ariko ntago ndi bumutera inkunga mu buryo bwo kuvuga ngo ntago yishoboye. Exactly. Ndashaka gutera inkunga Amagi mu buryo bw'indirimbo ze. Inkoko zarazoroye kandi zimeze neza. So ndashaka kumenya nimba ari muri studio. nakubonye Good. Mwozo shizo sengani. ariko kasu senga ateretseho senkani. Nakubwiye ngo umukobwa wanjye akorera imbere uyu nta kinishwa bro. Mwoza kasigaye agira ubuntura. Gutumbagira ka live nsubize Paxson. njyewe urabizi kurya imboga si ibintu byanje ahubwo njyewe ni kaboga urumva. njyewe umuniga twatangiye kwinjira muri music dukora hip hop urabizi wowe Kasuku wa mipango urabizi. Noneho ariko akaba afite platform yo kuri radio yitwa City Radio. Noneho njyewe nk'umuntu umwihiringaho icyo gihe baskiza urabibuka bro, urabibuka wowe Kasuku urabizi. Yego. Ariko nkajya mbona indirimbo zanjye bazisibye ngo sinzamenyekane. Namubwira ko naje kumenyekana papa. No kuvuga ngo indirimbo bazisibye muri radio kugira ngo nundi munyamakuru ndi bwa approaching nankine. Wahamagara umunyamakuru akakubwira ngo nta ndirimbo dufite zawe. Noneho biza kujya binsaba kujya njya ku ma radio station mfite flash disk ngo bayikine mari mave ijyanye.
ibyo birarangiye, habayeho kujya duhura andyarya ariko byaje kurangira namenye ko indyarya ari indyarya. none se ko icyo gihe Paxson yakoraga kuri City Radio yategekaga n'abandi banyamakuru bo ku yandi maradiyo gute? Kuko afite mashini yagombaga gusiba ibyo agomba gusiba, kunsacinga byonyine vanamo. Nyine ariko ibyo ngibyo ariko byabaga muri City Radio gusa. Aya n'ahandi yagiye ajya bya. Ariko Kasu nawe rero wagira ngo uri inzanga, ntago wumva ibintu ndi kukubwira. Oya kandi urumva yakoraga kuri City Radio, urumva, ariko dufite amaradiyo nka Flash FM, tukagira Voice of Africa, tukagira Radio Rwanda. Barakoranaga bro, barakoranaga nabo bita ba Murenzi. Ni Murenzi nawe ari mu bantu Murenzi MCNZ nawe ari mu bantu bakugendagaho. Nago yangendaga, ariko Paxson yagendaga mubwira ibintu bitari bizima. Ndenda bikubwiye. Yajya muri Tapenga akamubwira ibintu bitari bizima. Ariko MCNZ we ni inshuti yanjye. Ari Ripak ba DJ Scream bose ni inshuti zanjye. Ariko bakambwira ati Paxson ko atabishatse. Kubera ko rero Paxson yari afite platform yo gukina hip hop cyane kuri City Radio, kandi aziranye n'abaraperi, bakavuga ngo nitwanga kumva ibintu Paxson yavuze turacana umubano. Uko byagenze. Noneho wakumva Jeko yasohoye indirimbo ngo iyamajiburizwemo, wakumva runaka yasohoye indirimbo iyamajiburizwemo. Ariko se ikibazo mfite ni gutanyinjirira mu nkoko, wowe uranyinjira, ariko nzabe Kasu fata ibintu byose Kasu kajya bwira abantu mbikubite. Ni ukuvuga ngo witwa Paxson yaretse no gukurikirana mu muziki, yamaze no kugusanga mu nkoko. Yansanze mu nkoko man. Ariko umuziki wo biragaragara ko yabaye agasenda baboyi. Yabaye agasenda baboyi bro. Patrick. Yewe. Wowe utekereza ko urwango rwa Ama-G na Paxson ruterwa n'iki? Ese bakora bimwe kandi bose ari abaraperi? Ariko Paxson nawe akaba ari n'umunyamakuru. Nanjye ndi umworozi. Ahubwo Paxson yahoze ari umunyamakuru, baramwirukanye. Ibyo bintu ni ibintu navuga nkiza amanga men. Bamwirukanye nka ryari? Ejo bundi sinzi nimba Igoro yakoresheje atinda kuza mu kiganiro, umusaza ahita amubwira ati ni ibiki yakoresheje? Tembezi ntabwo navuga ibyo nazi, ni ibindi bintu papa. So rero njyewe mbabwira nuko hano hari umwana w'umukobwa urimo urakubwira ngo subira mu muziki. Men, none n'ubu ngubu ubu sindi muri studio home. Njyewe ntabwo umuziki wananiye, imirongo byo murabizi kibihari. Ariko Ama-G Paxson nawe yakoze amahiti. Nayo nzi. Mbwira hiti ye itarimo umuntu.
itarimo umuntu yivuge. itarimo umuntu yo ntayo nzi, ariko nawe yakoze indirimbo nka za Same Hood. None se watuje ahubwo bakoze amahiti. Ese nta nimwe mu ndirimbo yakuririmbishijemo? nta nimwe, nicyo bapfuye. Yaba yarakwapfuye. nta ndirimbo nimwe ya Paxson na Majari. Ariko nta niyo nigeze numva ngo numve ibyo ari kuvuga. Ntago numva binavuga. Ndakazi. Yo na wadizo. Nawe muri Salax sibyo? Aka kantu urakazi kandi wenda ntago ari utu tuntu uratuzi. Ariko nanjye saka kantu urakazi. Ako kantu ndakazi. Ako kantu ndakazi. Aka kantu bakita gas. Ubwo urashaka ko ngarura agakoko? Umuhungu wawe Bionika yarayirwaniriye mu kabari. Ariko ngo ntabwo ari yose yarwaniriye umutwe. Ako aya makuru Amaji uravuga ko amakuru y'abana bazakubaga. bambaga nanjye mbabaga. Ubu se waza umbwira iki kwe? Neba kunkanga byararangiye bro. Kunkanga byo byararangiye. Ubu nawe warihebye. Dore bura B1 Gin ku isi yose icupa rirerire twarizanye. Orom. Arabya koma. Mbagetse. Wabantu ukava muri ahantu Nyamata nawe yarakaye cyane. Avuga ngo iki? Sinzi umuntu wamukinishije yarari kuri yarari kuvuga ku muntu wamaye akazi ntago namugarukaho. Rero natwe tujye nk'abana bo mu kajagari wumve ko naribe. Hello? Asema izo mwana wararaka ariko nje bantutse ko mfite ngo amatama Ndavuze ko ufite amatama. uyu muniga wanyu yitwa Paxson. ari no kuntu umuntu amwibaye. Paxson kubwo kutabo afite amatama ngo mfite amatama manini. None se nimba inkoko zibikora harimo agasenda babuyi harimo kandi mfite imyijima hava None zo Madrid babuze ko ufite amatama manini urabihakana. Oya ariko nanjye nabirebye mbona niyo bijya nama y'amataje manini. Nagira ngo warabihakana. Wagira ngo ari ikintu njundi. Wagira ngo warabihakanye ko nanjye yo nkurebye nguturutse inyuma ngira ngo urimo uraseka.
wagira ngo nanjye hari ibintu njunditse ibyo byo nabibonye mu gitondo ariko noneho nanjye nareba undi muntu ngo hari utuntu ari kunyunyuza akazana fosete bro uwo ninde waba uri kurya ifi ndi kurya inkoko itama rya burago aya mujya muvugira shokora ariko bigaragare kutinya Paxson urimo uratinya kumuvuga mu izina Maji mutinya se hari amazi amvomera nonze guterura muvuga never namuvuga si Paxson se si we ndi kuvuga amazina y'nyakuri yitwa nde mbeza amazina ye ntago nkora mwirangamimerere bro azajye kuyabaza bene simbizi ntago nzi gusoma ikigande bro avuga ko ngo ukoresha agatabi ubwo ntitwagasangiye mwaragendanye se mwaragendanye ngendana nawe mva hengaye none sabimenya jewe ngendana n'umuntu ubwo none se kamuse nagibaho kamuse nayibaho ubu se wowe ko bavuga ko usa nk'ingurube wowe ko bavuga ko usa nk'ingurube usa nayo ubona ntaso nayo zo ntabyo nzi ariko nanjye ubwo uwo muntu umvuga gutyo agatabi ariko mani bano batipe kasuku gira umanuke nkureke mwana ngewe umuntu abantu baza kudukinaho niwe muntu wamfashije kubinyibutsa ko nsa n'ingurube uzi nzamukorera ninde niwumva nkubwira ngo ndi Musanze Maji uzampamagare video call right away niwumva nkubwira ngo ndi Musanze nzakwereka nzabagereye ahantu ndimo ndisangira n'umubyeyi igipende niwumva nkubwira ngo ndi Musanze uzahita umpamagara video call bazo Amaji yagize ubwoba ntago arimo njyewe mvuga iki njyewe Amaji yagize ubwoba mwebwe murafata ngo tupake mu Rwanda mukamuzana ngo yigize ibiki sha do kabi noneho ubureka nkuraga ahantu ku gice never bon appétit mwana ubwoba ntabwo njya ngira ku biro Paxson Amaji yamutinye aya Paxson gano Paxson no boxer umva n'inkoko yanjye imwe ntago yayiboxa papa inkoko imwe aba bantu twarabahereje tubafata mu ntuzamo inyuma urumva turabasaba banga kutwumva anytime nanjye igihe tuzahurira azamenye ko njyewe ndi umuntu wigisha ababoxer so Paxson umwemera nk'umuraperi cyangwa Paxson umwemera nk'umunyamakuru nk'umunyamakuru nk'uwahoze ari umunyamakuru uzakora ibiki nukujya kumvugaho kugira ngo abone amafaranga bamushyiriraho bamuhesha
ni nk'ibihe bintu none Patson se yakoze akorera vugisha ukuri Jay Skizzo vugisha ukuri akorera he nandi muri Radio 1 yarari ubu ngubu ari muri konje aya ahubwo Jay Skizzo watanze akazi musa tanga akazi kuko yigizwe guhehera imbwa nzi ko nako kaboneka umva none se amaji Patson aba yaragukozeho blague wowe ukabitekinga serious wabigenza nta blague jewe nta muntu naho umva nta blague bajya banyinaho njyewe kuki se atarajya muri comedy ngo azinkoreho mbibone nabyo kuzana hose bigaragare ko yakobaje yarambabaje imyaka bro none ari kubona umuntu ari kwiterera imbere ntashaka kubyumva umuntu utagura n'agatureyi k'amagi ejo umusibe ejo ntabwo abana bazajya kwiga uzabaze ko abana be bagiye ku ishuri nicyo mubajije cyonyine none se wamuciriye ikigongwe kandi hari aho muvuga ngo legalize ziteye ishozi swingi mu rubyiruko widi zahabu kore niwe wabikuraho ahubwo nakubwira ngo ayo mashuri mudusaba twarayarangije ibyo rero bindi ntabyo nzi Nyabarongo ibindi bintu uri kumbwira wabibaza babiririmbye ngo nyita no azo rirosize amajire raka murumuna w'umukokoto otskuro bazo byanze bikunze oya baga ku ruhande baga bari abatipe mani bashinja abantu urumogi bitabi ibintu by'ubugoryi ahanini nibo babinywa rero jewe umuntu uzongera kunzanaho ubwo bucuruzi buretse gatoya Jay Skizzo buretse nzongera kumva umuntu anzanaho ibintu by'itabi mbizi neza ko ntanywa itabi azahura n'ikibazo kiremereye kuko nzavugisha ikibonezamvugo njyewe yes ngaho komeza rero ngaho mbwira ese iyo wumva Patson avuga ko unywa itabi abavuga irihunywa ese mu isigara irikomeye ntabwo njyewe njya nita ku bintu by'abantu bafite ubunararibonye butari buzima none se yabimenya se kandi nta n'ahantu nari nahurira nawe mani Jay Skizzo mu buzima bwanjye sindashyira umwotsi mu buzima bwanjye njyewe Hakizimana mani mwene ngabateranya Buduru Karimu na bankunde Safina ntabwo nari nashyira mu mwotsi ariko iyo umuntu ashatse kuzana ibintu by'ubu sinzi ukuntu nabivuga
ubu se Jess Kwiza wasi tuziranye ubu se nari navuga ko unywa itabi ibiryo byo nabivuga nkavuga atarya ibishabiro arya ibiki n'ibiki ariko iyo umuntu akuzanyemo ibintu never ni ukuvuga ngo umuntu wita Paxson umuhaye gasopo ya nyuma cyangwa iyi ni iya mbere ndamukora episode 2,000 bro iyi ni imwe iyi ni imwe ibintu byo kwigira ngo aba gangster for what never yambara imyenda minini se umu gangster ngo Tupac wo mu Rwanda bro man nakweretse ibihembo twatwaye muri uyu muziki nyarwanda dukora hip hop kandi yaratangiye uzi ko na Mahoni Boni atatinyuka kumvugaho ibintu by'ububoshi never Mahoni Boni yari utaraza wowe nawe utanga respect nari impara ariko mutaramenya yes ndanamwubaha turi kumwe cyangwa ni turi kumwe Justiza ese Bulldog mugira indirimbo nyinshi respect maniga hari umuntu umwe umutima hano Bulldog tugira indirimbo iyo bita jalousie jyane kurahona urayizi ariko mwakoranye mbere yuko akunyuzamo iki ndumva unyumvira iki coco reka nkubwire pasi Amaji iyo story na nanze kuyinjiramo ariko Patrick yinjiye muri katuyibaze ndayikansori Bulldog agukubita mwapfuye ira story y'igikapu agukubita y'igikapu ahubwo se wowe iyi record yakoherereje nabuze ibintu bitari ku muhigi bro nabuze ibintu bitari wowe nanjye ntago byari byo ariko barakubiye byanyanga nawe ariko ngo record ngo yari iminota 45 papa akubwira utuntu two kwa mama ibyo byose tuba tubizi nyine ndimo ndavuga wowe bakujumibura warumvise kabisa sawa reka nkwemerere narumvise wowe se record warayumvishe njye narayumvise ndazana nabibwira abantu navuga ntiyo record yari iteye ubwoba nanjye narababwiye nti narajwibuwe narabyumvishe ese yakukubitiye ese uri guseka nyuma yo mwiyunga mugakora indirimbo twarayikoze y'Imana yamubitiye ahareba inzega ese Amadi ujya wibuka ndagukureba ahantu mu ngurube kwa Mukamana nkasanga nabwo kuwa gatatu ushize baragukubise ibyo wankubise nari kumwe na Melody
cyagiye mwaje kurya ingurube we na Melody. Twari twaje kukureba aho urimo urarya ingurube. None se ndi ingurube ko ari zo mwari mwaje muje kurya. Twaje kukureba aho wari urimo urarya ingurube. atarashwara na Melody. Uzanabaririze bro. Kuba barakubwiye ko usa nk'ingurube wibinshyiraho nari kuhita murya bro nakurya nkakumva. Yari atarashwara na Melody ariko Bari batari bashwana none tujya kumureba aho. Iki cyazanye na Melody muri Barabasi. ni vuba rero. Ejo bundi Mwari mutarashwana se? ariko naryo igitoki ngo wapi ngo nuryo igitoki cyonyine. Namadi vugisha kuri kwima vugisha kuri Simana. Nari ndimo ndya gafi urya ingurube. Mbabari uvugisha ukuri. Uvugisha ukuri. Amagi ni umusiramu. Amagi ni nari ndimo ndya gafi urya ingurube. Amagi ni umusiramu ntago arya ingurube. Kwa Mukamana nta fi ibayo. I swear to my God. Ariko Kasu ubu ngubu kunsebya byagusaba iki kugira ngo unsebye? Ubu mama wanjye namamagara akambaza ngo nabonye inkuru yuko ndi umusiramu kandi urabizi ngo wagiye ushyiramo n'imiyaga ntushyiremo ikintu cyo gukaza ibintu. Inkuru nk'iyo uri kurya gafi, wari uri kurya gafi ndi kurya ingurube. Ariko Kasu nyamara hamagara ba Pionika.